Yesu ashimwe bantu b'Imana, ni Ingabire Jeanne Gentille kuri Va mu Byaha TV. Ndashima Imana ko ngihumeka, ndabasuhuje namwe abakiriho. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro namwe ko mugihumeka. Ndaje rero ngo tuganire kuri iyi foto muri kubona. Iyi foto muri kubona ni ifoto y'umusaza ufite ubumuga bw'amaguru yombi. Nagiye mubona kenshi anyura mu isantere aho ncururiza, agenda asaba, ari kumwe n'abana babiri. Abana babiri, umwe ajya imbere agakurura, undi akajya inyuma agasunika, bakajyana umubyeyi wabo gusabiriza ibyo kurya. Nagiye mubona kenshi rero, ariko bigeze nyuma mbitekerezaho, ndavuga nti nzamuganiriza ndebe icyakorwa kugira ngo nibura bariya bana nabo batazakurizamwo ubumuga bw'ukuntu bagenda bamusunika abandi bakurura. Nuko ndavuga nti nzamuganiriza. Ubwo rero uyu munsi ageze aho ndamubona, mubonye ndamwegera nk'uko muri kubibona turi kumwe aho ncururiza, muhereza ubufasha nagombaga kumuhereza, ndangije ndamuganiriza. Kubera ko uyu munsi bwo yari yazanye n'umwana umwe, ndamuganiriza ndabaza muzehe mu rugo ni he? Arahambwira. Ahambwiye numva ni urugendo rurerure kuko njyewe ubu ntuye mu karere ka Rubavu, yambwiye ahantu ajya aturuka mu kandi karere duhanye urubibi ka Rutsiro, ahantu hitwa i Nyagahinika. Ku bantu wenda bazi ako gace, kuva muri Rutsiro aho i Nyagahinika uza hano muri Rubavu ahantu kuri Brasserie hafi y'ikiyaga aho ntuye, ni ibirometero byinshi. Ukoresheje amaguru wahagenda amasaha 4, ukoresheje iryo gare kubera ko aba agenda anasaba yakoresha n'arenze 5. Mufotora bwari bumaze kuba nka saa 4, kandi ubwo baba babyutse igicuku baza bajya gusabiriza bagakora urugendo rurerure. Nari natekereje ko nzamuganiriza kugira ngo azashake iseta agumaho, abo bana nabo bajye ku ishuri. Namuganirije ambwira ko bitakunda, mubaza ubufasha bwa leta bimeze ute, arambwira ati burahari ariko ni bukeya. Ambwira ko afite abana 5 n'umugore, ambwira ko amaze igihe kirekire ubwo bumuga bumubayeho. Nuko ndamuganiriza ndambwira se muzehe nta banyamakuru bagusuye? Arambwira ati ntabo. Ndabwira se none ngewe ko ndi umunyamakuru ntago nazazana n'umukameramani tukaganira ku buzima bwawe tukareba nimba hari icyakorwa? Arambwira ati nta kibazo. Ndamubaza ati none nzakubona gute, ufite telefone? Arambwira nta telefone mfite. Ndamubaza none bizagenda ute? Ngo hari umuntu duturanye ngo uyifite, ngo umpaye nimero yawe nayimuha akazaguhamagara akakuyobora. Ni muri ubwo buryo rero namuhaye nimero yanjye, arayitwara, ayitwarira ngo uwo muntu baturanye kugira ngo azampamagara anyobore njye kumusura menye uko abayeho tuganire byimbitse. Nanze kumuganiriza aho ngaho kuko yari afite gahunda yateguye yo kugenda asaba, kandi nta bushobozi nari mfite bwo kumuha wenda amafaranga ahagije ku buryo yahita akata agataha. Ikindi kameramani ntago duturanye, murabizi nyine ibi byose ntago ari njye ubyikorera. Ubwo iyo kameramani aza kuba ari hafi twari guhera aho ngaho tukamuganiriza, ariko kubera ko kameramani aba ari kure yanjye, namuhamagaye mbimuganizaho kugira ngo tuzategure umunsi wo kujya gusura uno musaza mu rugo tumenye uko abayeho. Namubajije ibijyanye no gusenga, ambwira ko asengera mu Badivantiste. Ndamubaza se none kuwa gatandatu ujya ureka kujya gusaba ukajya gusenga? Aranyikiriza ngo yego. Ubwo rero ndashaka kuzajyayo byose nkabimenya, ariko nk'uko mubizi imbaraga zanjye ziva ku Mana zinyuriye mu bantu yaremye. Uwumva yanshyigikira ku matike, ngewe na kameramani buriya twakoresha amatike atari hasi y'ibihumbi 20 tugiye kureba uwo musaza. Washyiramo wenda no kuba twanywa amata mu nzira byafata nko muri 30. Ibyo byaba ari itike na restaurasiyo hatarimo ibikorwa bizakorwa na kamera. Ibyo byose rero kugira ngo uriya musaza tumusure, bibaye na ngombwa tukabona n'icyo tumujyanira cy'ibanze kuko uwo munsi ntago azaba yagiye gusabiriza, azaba yadutegereje, nibura byafata nk'ibihumbi 100. Ubwo ndi kuvuga nkurikije ubushobozi buke bwanjye,
ariko n'ibirenze ibyo Imana yabimukorera, byaterwa n'isaha yayo nimba yagezeyo, kugira ngo abo bana baruhuke bajye ku ishuri batazarwara n'agatuza, kuko umwe yegamira kiriya cyuma cy'inyuma akagenda yegura kugira ngo uw'imbere nawe abone uko akurura. Uyu munsi sinzi uko yabyitwayemo, bambwiye ko umwe nyine yari yagiye ku ishuri, ndavuga none uyu ko yasibye ko mbona amasaha ahantu ageze atari butahe ngo ajye ku ishuri, baravuga ngo nawe azajya ejo. Ndavuga ko ari mu bizamini, azajya ejo, ikizamini cy'uyu munsi yagisibye, ngo nta kundi ngo abarimu bajya babihanganira ngo igihe babonekeye bakabakoresha. Ni ibibazo namuganije mu gihe gito, ariko numva ni ibibazo byinshi afite ntabashije no kugera ku ndiba y'umutima we, kubera ko nyine twari tuganiye agahe gato. Ubwo rero mfite icyifuzo cyo kuzajya gusura uno musaza mu karere ka Rutsiro, mu isantere yitwa Nyagahinika, niho yandangiye umuntu yaca, aho ngaho niho numva nazajya kumusura. Yambwiye ko yitwa Lazaro. Ubwo ninjya kumusura nyine byose muzabibona, nzaba najyanye na kameramani. Ndagira ngo rero dusangire uyu murongo wo muri Bibiliya, muri Zaburi ya 41 umurongo wa 2 uravuga ngo hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Hahirwa uwita ku bakene, Uwiteka azamukiza ku munsi w'ibyago. Uwiteka azamurinda amukize, kandi azahirwa ari mu isi. Ni ukuvuga ngo umuntu wita ku bakene, Imana izamugira umunyamahirwe akiri mu isi, kandi izamukiza ku munsi w'ibyago. Wowe ukunda gufasha abakene n'abatishoboye, abakecuru n'abasaza, abantu nka bariya bafite ubumuga, abana bataye ishuri, imfubyi, abapfakazi, wowe ukunda kugira uwo mutima wo kubafasha, ngo Imana izakugira umunyamahirwe, kandi ngo ukiri mu isi uzahirwa, kandi kurinda ibyago. Iyo ukomeje mu mirongo yo hasi usanga n'urwara izaguhagurutsa, kuko uri uw'umumaro, ufitiye Imana umumaro munini, kuko wita ku bakene. Kandi ngo Imana niyo yaremye abakene, ngo iyo ututse umukene ngo ubututse Imana yamuremye, iyo umugaye ubugaye Imana yamuremye, kuko Imana niyo irema abakire ikarema n'abakene, kugira ngo bamwe babe icyigisho cy'abandi. Rero wowe wabaye umukire, ni iki wabanje guha Imana ukayiguriza kugira ngo ikungukire? Ntacyo. Ni ubushake bwayo, ni urukundo yagukunze. Aba bakene nabo nta bitutsi batutse Imana, nta n'ibyo bayicumuyeho birenze. Umunsi umwe abigishwa ba Yesu bari kumwe nawe, bahuye n'umuntu ufite ubuhumyi utanavuga. Barangije babaza Yesu bati, mbese uyu muntu ko atavuga akaba atanabona, ni ibyaha byinshi yakoze cyangwa ni iby'ababyeyi be? Yesu arababwira ati, uyu nta byaha yakoze, n'ababyeyi be nta byaha bakoze. Ibi byose byabereyeho kugira ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Maze Yesu abasha kumuhumura no kumukiza uburagi, arakira, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nawe rero wa mukene hari ubwo wamugirira neza, nta n'icyo mupfana, atanakuzi, nawe utamuzi neza, ari ukumubona gutyo mu macano, ukamugirira neza, nawe bikamutera guhimbaza Imana, nawe agashima Imana, ukamwigisha n'urukundo. Burya iyo ugiriye neza umuntu mutagira icyo mupfana, ubu mubibyemo urukundo, nawe agakunda abandi, akavuga ati, ubwo Imana yakoresheje abandi bakangirira neza, nanjye reka ngire umutima wo kugira neza. Ubwo rero iyo mukoze ibikorwa nk'ibi byo gufasha abatishoboye, muba muri no mu ivugabutumwa ryo kwigisha abantu urukundo, kandi Imana ikabaha umugisha muri ubwo buryo bwose yandikishije. Murakoze rero, nagiraga ngo mbagezeho nyine ayo mafoto nk'uko muri kuyabona. Nayo namufashe muri iyo santere aho ncururiza, nabimusabye, namubwiye nese muzehe, wakwemera ko ngufata ifoto kugira ngo ninza iwanyu nzaze ndi kurangisha nyitwaje? Umusaza yanyemereye, ndamufotora. Ubwo nyine nimbona ubushobozi, n'iyo nimero yanjye yatwaye nibampamagara nkamenya nimero yabo, ubwo nzajya kumusura nkurikije imbaraga Imana izakoresha. Iby'imbaraga yakoze nibyo byari bikomeye, no kuba agihumeka nubwo afite ubumuga ni iby'imbaraga yakoze. Imana yo mu ijuru rero ibashoboze gushyigikira abakene, kuko uwita ku bakene ni umunyamahirwe. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Iyo usomye mu ijambo ry'Imana usanga abantu b'abagwaneza ari bo Imana yitaho cyane,
kubera ko Imana yandikishije amagambo yayo muri Matayo 5 ngo hahirwa abagwaneza ngo kuko aribo bazaragwa isi. Hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Girira abakene imbabazi, nawe Imana izakugirira imbabazi ikindi gihe. Hari igihe nawe uzayikenera. Ni ukuvuga ngo iyo usomye muri Matayo 5 n'umurongo wa 5 haravuga ngo hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Ni ukuvuga ngo mu isi hazabamwe abagwaneza, haba muri iki gihe turimo, haba no mu gihe isi izaba yahinduwe nshya. Hari abantu babyibazaho bati ibyo by'isi nshya ubizanye ute? Ariko ijambo ry'Imana mu Byahishuwe riravuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya. Ibyo gukiranirwa bitazaba birimo, ibyago n'amakuba bitazaba birimo, Imana ituranye n'abantu bayo. Ni ukuvuga ngo Imana nimara kweza isi n'ijuru, ikabikuraho isi n'ijuru byanduye ibyo Satani yakandagiyemo, ikabikuraho, igarema isi nshya n'ijuru rishya, tuzaba mu isi nshya, abagwaneza nibo bazayibamo. Hahirwa abagwaneza kuko aribo bazahabwa isi. Imana ibagirire neza rero mwabagwaneza mwe. Murongo wa 7 nawo kavuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Matayo 5 murongo wa 7 hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. Namwe mugirira abantu imbabazi. Uriya musaza namugiriye imbabazi, nta bushobozi mfite, nanjye mfite ibibazo, nta kazi mfite, ahantu ncururiza nk'uko nabibabwiye ni abantu Imana yakoresheje b'abagwaneza bagenda banyindika ibicuruzwa, ngacuruza nishyura, namara kwishyura bakanyindika ibindi, ngacuruza nishyura, byarangira ideni ryarangira bakanyindika ibindi. Ariko ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, kubera yuko bituma mbona yo kwishyura iyo nzu nkoreramo, kandi nkabona nayo kunganira umutware, gufasha umuryango. Ariko nabonye uwo musaza numva mugiriye imbabazi, binsaba kumwegera, mutekereza aho adahari, aho muboneye ndamwegera ndamuganiriza, nawe ambwiriye urugendo akora aturutse muri Rutsiro aza muri Rubavu gusaba. Hari nubwo ngo ajya ruguru muri ako karere ka Rutsiro mu rundi rugendo, mbese amasoko hirya no hino ahantu abari, ahantu henshi akunda kujyayo gusaba, ariko ajyanye n'abana bamusunika mu kagare. Ubwo rero mukoreye umugisha, uyu musaza ashobora kureka kujyana n'aba bana, ahubwo mukamufashiriza ahantu ari, wenda nawe akagira ahantu yicara kugira ngo n'abandi bamufashe bamufashirize hafi y'urugo, hanyuma abana bajye ku ishuri. Dusanze nabwo abana batajya ku ishuri kubera n'ubwo bukene bwose, nabwo Imana hari ubwo yakora igitangaza abana bakajya ku ishuri ikoresheje abantu, kubera ko Imana ikoresha abanyambabazi, igakoresha abagwaneza, igakoresha abantu bafite umutima wo kwita ku bakene. Imana nibahe umugisha. Murakoze. Ubwo nibikunda muzabona twamusuye. Uyu munsi rero ntago twakoresheje kamera, Satani yitambitse, ntago byakunze, kamera yagize ikibazo, ariko nitujyayo ubwo tuzaba twabiteguye neza ku buryo umusaza muzamubona, tuzamugeraho muzamubona. Murakoze. Reka dushime Imana. Turagushimiye Imana, wowe waremye isi n'ijuru n'ibyuzuyemo. Tugushimiye kuri Imana yita ku bakene, tugushimiye kuri Imana yita ku batagira shinge na rugero, tugushimiye kuri se w'imfubyi, umugabo w'abapfakazi, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngwino ubane natwe muri uku gusoza umwaka, uduhe amahoro yawe, uduhe imigisha yawe, kandi Mwami utwambike imbaraga zo kubasha gutsinda iby'isi, utwambike umutima w'imbabazi nk'uko nawe uri umunyambabazi, twambike umutima w'ubugwaneza nk'uko nawe uri umugwaneza. Wandikishije ijambo ryawe ngo tukwigireho kuko uri umugwaneza woroheje mu mutima, reka natwe dushyiremo umutima w'ubugwaneza. Urakoze, ndagushimye, gumana natwe, gushimiye ibyarengeye, nkuragije ibisigaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.